Ese kugoma cyangwa se procrastination mu rurimi rw'icyongereza bisobanuye ko umuntu ari umunebwe? Kugoma ni umuco wo kwitinza gukora ikintu. Ese waba wibaza impamvu urara uteguye akazi kawe gacya mu gitondo, umunsi ukurikiyeho ntubashe kugakora nk'uko wabiteguye cyangwa se nk'uko wabishakaga? Tugiye kurebera hamwe imwe mu mpamvu zituma abantu bagoma cyangwa se procrastinatinga mu rurimi rw'icyongereza, noneho tunarebere hamwe bimwe mu bintu byagufasha kugira ngo wirinde kugoma. Kugoma cyangwa se procrastination ntabwo biba bivuze yuko umuntu ari umunebwe, kuko iyo umuntu ari umunebwe nta kintu abasha kugeraho, nta n'icyo abasha gukora kandi koko nta n'ikintu biba binamutwaye, aba yumva nta kintu bimutwaye kuba ari umunebwe, ariko kugoma iyo ugoma biba bivuze ko ahubwo ufite akazi ugomba gukora cyangwa se ibintu runaka ugomba gukora ariko wabyirengagije uri kwikorera ibindi, wakabaye ukora ibyo wagombaga gukora. Tugiye kurebera hamwe zimwe mu mpamvu zituma abantu bagoma, wenda uri bwitekerezeho nawe usange rimwe na rimwe izo mpamvu zijya zikubaho. Impamvu ya mbere ituma abantu bagoma ni ubwoba, ubwoba cyangwa se fear mu rurimi rw'icyongereza, ni uburyo bumwe butuma abantu bagoma kubera ko hari igihe uba ufite akazi kenshi ugomba gukora, tuvuge uri nk'umukozi ufite akazi kenshi runaka, wagiye nko muri vacances uragarutse, usanze ufite emails menshi, hari projects ugomba gukoraho cyangwa se uri umunyeshuri ufite assignments menshi, homework menshi, ubuze aho uhera ubikora. Icyo gihe rero kubera ubwoba bw'ibintu byinshi udafite aho uhera ubikora, ubwoba buzakwica ubure aho uhera, usange icyo uri gukora wibereye mu bindi, ufashe nka telefone, ugiye kuri telefone ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se urebye filime, noneho ugasanga urimo uratinza gukora bya bintu kandi uko uri kubitinza bizakubana byinshi, usanga ugiye kubikora ubure aho uhera, ubwoba rero ni kimwe mu bintu bimwe bituma dukunda kugoma. Uburyo rero bwa kabiri butuma abantu bagoma ni ibintu byinshi bikurangaza biri iruhande rwawe cyangwa se too many distractions mu rurimi rw'icyongereza. Ibintu byinshi biturangaza rero harimo ayo matelefone, harimo amateleviziyo, kureba amafilime ndetse n'abantu bakuri iruhande cyangwa se people that surround you, nabo batuma abantu bagoma. Ndabaha urugero, ushobora kuba ufite inshuti runaka, kuko inshuti zawe zishobora kuba distractions cyangwa se zikakubera bumwe mu mpamvu zituma urangara ntugere ku byo ushaka kugeraho. Tuvuge uri umunyeshuri ufite inshuti runaka, zirakurangaza kugira ngo mwige, wenda inshuti zawe ziragushuka ngo mwigire mu biyobyabwenge cyangwa se mwigire ku matelefone, mwirebere ibintu mwisekere, aho kugira ngo mube mwiga cyangwa se wenda nturi n'umunyeshuri mu buzima busanzwe ariko inshuti ufite ntabwo zigufasha kugira ngo ukore ibyo ugomba kuba wagakoze, bakujyana mu zindi ngeso cyangwa se mu bindi bintu bitagufitiye akamaro. Icyo gihe rero ni byiza gutekereza ku nshuti zikuri iruhande cyangwa se gutekereza kuri iyo telefone ufite, agatima gahora gakubitaho ukajya kurebaho ku mbuga nkoranyambaga bikakurangaza. Hari abantu benshi usanga umunsi wose bawumara bibereye kuri telefone, ibintu bimwe ntibabashe kubikora. Ubwo rero distractions cyangwa se ibintu byinshi biturangaza mu buzima biri mu mpamvu nyamukuru ituma tugoma cyangwa se duprocrastinatinga dukora ibintu twakagombye kuba dukora. Ubundi buryo bwa gatatu ni ukudahereza akazi runaka agaciro cyangwa se kudaha value akazi kawe ugomba gukora, hamwe usanga akenshi urugero nk'abakozi, ugasanga umukozi baramwirukanye mu kazi runaka kubera ko ntago yabashije gukora ibyo yasabwaga, ntago yabashije kugira performance nziza mu kazi bikamuviramo kwirukanwa. Icyo gihe rero uwo mukozi twamufata nk'aho ntigeze aha agaciro akazi ke. Niba akazi gashobora kukwirukana kubera ko utabashije nabo kuba bakora akazi kabo, icyo gihe ntago ubahaye agaciro akazi, cyangwa se no mu rugo, mu buzima busanzwe hari igihe utita ku bintu bimwe na rimwe nk'isuku cyangwa se utuntu nko kuzinga imyenda, kuhira ururabyo,
ni urugero nko mu rugo nk'iwanjye mfite ururabyo nkunda kurucaho akenshi, sinibuke kuruvomerera buri munsi kandi uko ngenda mbyibagirwa niko rugenda rwuma, noneho igihe nduboneye rimwe na rimwe simpite mbyibuka ngo nduvomerere nkavuga ndaza kuruvomerera mu kanya, isaha imwe igashira, abiri kandi ugasanga wenda nibereye mu bindi bintu, nibereye kuri telefone, rero ubwo iyo mbyibutse rimwe na rimwe biramfasha nkahita nduvomerera, bikarufasha gukomeza gukura neza ntirwume, bigaruka kuri ya ngingo yanjye yo kudaha agaciro ibintu cyangwa se akazi tugomba gukora, mu by'ukuri ntabwo uba uhaye agaciro yuko ugomba gukora isuku mu rugo cyangwa se ugomba kuvomera ururabyo rwawe. Impamvu rero ya kane ituma abantu bagoma cyangwa se baprocrastinatinga ni ukudaha igihe agaciro cyangwa se poor time management and task schedule mu rurimi rw'icyongereza. Poor time management rero kutishyira kuri gahunda cyangwa se ngo igihe cyawe ugihe agaciro, biri mu bintu nyamukuru bituma abantu benshi dukunda kugoma cyangwa se procrastination, ugasanga igihe cyawe ntugihaye agaciro, iyo udahaye igihe agaciro ni hahandi igihe kiri kugucika. Hari umufilozofe nkunda cyane witwa Seneca, nshaka kubasomera akantu yavuze. Seneca yaravuze ngo, ndabisoma mu cyongereza mbisobanure mu kinyarwanda. Seneca yaravuze ngo while we waste our time hesitating and postponing, life is slipping away. Bivuze iki rero? Bivuze ko uko dukomeza kwangiza umwanya ndetse tunatinza gukora ibintu runaka niko igihe kiri kuducika. Igihe rero ni wo mutungo dufite mu buzima bwacu ukomeye. Time niyo mpamvu mu cyongereza usanga akenshi bakunda kuvuga ngo time is money. Igihe ni ikintu cy'agaciro dufite, ariko usanga abantu benshi bangiza igihe cyabo bagikoresha ibintu batagakwiye kuba bakora. Ubushakashatsi rero bwakozwe bwasanze abantu benshi mu buzima ari abicuza ku bintu batabashije gukora kuruta ababashije kugira icyo bakora. Bivuze iki rero? Bivuze ko abantu benshi mu buzima usanga dukunda kwicuza ibintu runaka tutigeze dukora kandi turi benshi, nta nubwo biba bivuze ko uri umunebwe nk'uko nabivuze ntangira, usanga twicuza cyane kuruta ibyo tutabashije kugeraho kuruta ibyo twabashije kugeraho. Nubwo rimwe na rimwe mu buzima uba ufite ibintu wagezeho runaka, ariko usanga ibyo tutagezeho ari byo twicuza. Ukicuza cya gihe wataye ukora ibi n'ibi, udakora ibigufitiye akamaro, kandi icyo gihe ntabwo kiba kiri bugaruke. Tugiye rero kurebera hamwe ibintu bishobora kugufasha kwirinda kugoma cyangwa se how to control procrastination, uko wakirinda kugoma mu buzima bwawe. Impamvu ya mbere nziza yatuma wirinda kugoma ni ugushyira ibintu byawe ku murongo ugomba gukora, cyangwa se mu cyongereza icyo bita to do list cyangwa se journaling. Niba ufite journal nk'iyi ngiyi, ni byiza ko wandika. Iyo uri umuntu ukunda kwibagirwa, ni byiza gufata ikaramu yawe ukandika ibintu runaka ku murongo, ukifashisha journal yawe ukandika umunsi, ukawupangira icyo ugomba gukora. Iyo ubyutse, tuvuge niba ubyuka mu gitondo uri umuntu ubyuka ugahita wigira kuri telefone ntugire ikintu ukora, icyo gihe urumva ntabwo washyize kuri gahunda ibyo ugomba gukora. Birahari ariko uri kubyirengagiza, wibereye kuri telefone. Twese bitubaho. Ni byiza rero kwandika ukagira to do list yawe, ibyo ugomba gukora by'umunsi. Icyo gihe bigufasha kugaruka ukavuga uti se ibyo napanze gukora uyu munsi ni ibihe. Niba ari akazi, hari ama email runaka ugomba gusoma ukanasubiza, icyo gihe bizagufasha. Niba ari umuntu runaka mu kazi ugomba kuvugana nawe iby'akazi runaka, icyo gihe bizagufasha kubyibuka. Rimwe na rimwe si ngombwa kwandika mu gitabo gusa, izi smartphone zacu zaje ziradufasha cyane. Ukoresha calendar, uba ufitemo calendar ukaba washyira muri calendar yawe ibyo ugomba gukora by'umunsi, bikagufasha kwibuka kuko ntabwo ibintu byose wabyibuka pe. Iyo rero ni imwe mu nzira nziza zagufasha kwirinda kugoma cyangwa se procrastinating. Urundi rugero rwa kabiri rwiza nkunda guhora ntanga, narutanzeho urugero kare, ni ukureba inshuti zawe, ni ukureba ese ni abantu ki bari mu buzima bwawe, cyangwa se mu cyongereza uko twavuga who are your friends, cyangwa se who are the people that surround you, abantu uhorana nabo runaka.
Mu Cyongereza baravuga ngo tell me your friends I'll tell you who you are, no mu Kinyarwanda uwo mugani urahari, mbwira inshuti zawe ndakubwira uwo uriwe. Bivuze iki rero? Bivuze ko inshuti zawe niba ari ba bantu bagushishikariza gukora ibintu runaka, uri umunyeshuri, ni za nshuti zigushishikariza kujya kwiga buri kanya, zigufasha gukora homework yawe, byanga bikunze uzatsinda mu ishuri kuko nta munyeshuri w'umuswa ubaho. Iyo rero ufite za nshuti mbi zishaka kugira ngo mwigire mu bindi, uragoma ugasanga ibyo wakabaye ukora ntubikoze by'ishuri, uratsinzwe mu ishuri cyangwa se no mu kazi mu buzima busanzwe. Waba wenda ufite akazi ukorera mu rugo, ariko wenda ugasanga umwanya munini aho kugira ngo ube ukora akazi kawe, uwuta urimo urahanginga out n'inshuti zawe, noneho za nshuti zawe niba atari inshuti nziza, ntabwo zizakwibutsa gukora ibyo ugomba gukora, ahubwo zizahora zigushuka usange mwibereye mu bindi bintu, usange ibyo wagombaga gukora biragupfiriye kubera inshuti zawe. Ni byiza rero ko ubanza ukiyigaho ukareba abantu bakuri iruhande cyangwa se inshuti zawe, people you surround yourself with. Ubundi buryo rero bwa gatatu bwiza ni personal vision cyangwa se mu Kinyarwanda ni intumbero ki runaka ufite kugeraho mu buzima bwawe, ni izihe ntumbero ufite z'ikintu ushaka kugeraho. Iyo ufite rero intumbero runaka cyangwa se vision y'ikintu ugomba kugeraho, akenshi biragufasha kuko uba uri passionate y'akazi kawe, uba ufite imbaraga runaka cyangwa se urukundo runaka rw'ikintu ugomba kugeraho. Niyo mpamvu iyo rero uzi icyo ushaka kugeraho mu buzima bwawe, byanga bikunze iyo wirinda kugoma cyane ukabishyiramo imbaraga ukabikora, inzozi zawe uzigeraho. Byanga bikunze biba bivunanye, ariko uko ugenda ugerageza ushyiramo imbaraga, biragufasha ukaba wagera ku nzozi zawe runaka cyangwa se ku ntumbero runaka ushaka. Ubundi buryo bwagufasha kwirinda kugoma cyangwa se procrastination nk'uko twakomeje tubigarukaho mu rurimi rw'Icyongereza, ni ukuba uzi kumanaginga igihe cyawe. Time management ni ikintu gifite agaciro mu buzima bwacu, igihe cyawe uko ugikoresha nabigarutseho zimwe mu mpamvu zituma abantu bakunda kugoma. Igihe rero cyawe iyo ugikoresheje neza, ugahora wumva ko ugomba kugikoresha ibintu runaka bigufitiye akamaro, byanga bikunze ugera ku byo ushaka kugeraho. Kuri iyi si Imana yaduhaye dufite amahirwe menshi cyangwa se dufite opportunities nyinshi z'ibintu twageraho, kandi byose biri mu myanya y'intoki zacu, ariko iyo turangayeho gatoya cyangwa se tugasinziraho gatoya, twibereye mu bindi, biraguruka bikaduca mu myanya y'intoki, ugasanga ntabwo tugeze ku byo twakagombye kugeraho, kandi byose biri mu bushobozi bwacu, biri mu maboko yacu. Kugoma rero si byiza, ariko twese tubinyuramo, nta muntu utagoma ku isi. Niba kandi ugoma ntukumve ko bikugize umunebwe, nabigarutseho cyane kugira ngo mwumve ko kugoma nta hantu bihuriye n'ubunebwe, nubwo abantu benshi bakunda kubyitiranya. Rero nizere ko ibi bintu mbashije kugusangiza bigufashije, ni ibintu ushobora kwitekerezaho ugasanga ibyo nababwiye bituma abantu bagoma, ugasanga bikubaho buri gihe, cyangwa se inzira nziza nabahaye nazo zagufasha kwirinda kugoma, nazo zikaba zagufasha. Mwakoze cyane kubana natwe, nizere ko hari ikintu wize bigufashije, kandi niba hari ikintu waba ukunzemo cyangwa se uzi uhura nacyo kikugora nawe mu byo navuze, watubwira hasi muri comments ugakomentinga, kandi mwibuke abashyashya mwibuke gusubscribinga, kulayikinga iyi video ndetse no kuyisangiza n'abandi, kuyisharinga. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibarinde.